Ese waruzi ko umusoro wa peye utakidekararirwa muri system ya e-tax? Ntabwo bikibarirwa muri system ya e-tax. Pension n'ibindi byose, maternity leave n'ibindi byose byajyaga bikorerwa muri system ya e-tax, ubu byose byimuriwe muri system y'ishema. Kandi inkuru nziza nuko iyo misoro yose ubu yashyizwe hamwe. Iyo udekaraye umwe, yose uba uyidekarariye rimwe. Reka twinjire muri system y'ishema urebe uburyo bikora. Iki cyigisho tuzakigisha inshuro zirenze imwe. Imunsi ni introduction y'icyigisho cyose, nikizagucike. Wowe kora subscribe kugira ngo nidushyiraho icyigisho uzahite ukibona mu ba mbere kandi kitagucitse. Nk'ibisanzwe muri kumwe na teacher Horike. Reka turebe system y'ishema uko batubwira. Iyo ugifungura urubuga rw'ishema rero, ahangaha bahita bakubwira kwandikamo nomero ya telefone, ni telefone ya nyiri ikigo cyangwa se telefone y'uhagarariye abakozi, human resource cyangwa se ekonabure, biterwa na nomero mwashyizemo. Aha rero reka tuhite tuza twandikamo ya nomero yacu 0788426739. Tugahita tujya kuri komeza. Aha bahita batwereka ibigo byose bibaruye kuri iyi nomero. Turahita dukirika kuri iyi, tubareke twinjiramo. Tuhita twandika komeza. Bahita batwoherereza OTP itiza kuri nomero iriya nomero dushyizemo. Niho OTP iza bayiduhaye OTP. Ariko iyo utaje nabwo ukanda akanyenyeri 876 akanyenyeri 4044 bakahita bayikwereka. Ariko hano ako kanya ndabona nayibonye, ni 64 32 3. Bahita ukirika kuri komeza. Tukahita tugera ahangaha. Iyo ugeze rero hano ahabanza imisanzu, service, imfashanyigisho, twe turahita tujya hano handitse kora imenyekanisha. Tuhakirike, tukande hano kumenyekanisha, dukuremo annexe nayo nashakaga cyane. Annexe yacu nimara gufunguka tuyifungure. Hariho turi bushyiremo amakuru yose tuba dufite muri payroll. Bibutsa yuko hano ugomba kuba warateguye payroll, amakuru yose ufite ahantu wayasevinze y'ikigo y'abakozi, ku buryo biza kukorohera. Aha rero iyo tuhavuye, noza yacu ndabona yafungutse. Aha rero ufate ya makuru wateguye muri payroll ukahita uyuzuzamo hano yose. Urabona family name, other name, RSSB number, national ID or passport. So ahangaha uhita uza ukuzuzamo aya makuru. Ejo icyigisho cy'ejo nikizagucike, nzabigisha uburyo bategura payroll. Nkwereka n'uburyo ukura amakuru muri payroll yawe ukaza ukahita uyashyiramo hano muri annex ya ishema baduhaye. Nyuma yaho rero tuzareba uburyo twaprodingamo hariya, turebe uburyo twuzuzamo byose muri system ishema. Ni wibagirwe gukora subscribe cyangwa gukora
share na like kugira ngo ibi byigisho niba ubona ari ingirakamaro bifashe n'abandi. Jya muri komenti utubwire icyo wifuza twakwigisha kuri uyu musoro wa peye.